bwirirwe mbasoma amazina utazi gusoma yirwarize yakuza ko atabizi ntajya bafata akabigisha ngo yarasobanura filime namwe mwirwarize uzigiye nasomeye nzi ngo abantu bazavuga ngo utabizi nago tumwemera uragenda ugasanga umuntu wize ngo arangije ni butari yicaye kuri filime yakuza bakamufata ye bakamubeshye murambabaza gusa bantu bigahanga na nyakariro murandya sha kwa musore yakagiye kamasa kafu ubwo ngo nagiye kujya kubyina jazz atangiye kwikundishwa kuri uriya musore kandi uriya ni usa naho ari umuhirimbiri nkuko wumva mu basobanuzi ba filime ngo yakuza niwe muhirimbiri mbese nako ndavugishijwe pipi niwe navugaga murandi number 1 no kuncaho bizabakomerana kandi ubundi baravuga ngo nta bihembo bya babiri ubwo utsinda ni ujyana igihembo ni jewe bastard hari abantu bazira kugendana n'ibiraro ugasanga yakuzaranuka nk'isekurume ukibaza impamvu kumbe yagiye muri bya biraro bitajya bikaraba byinshi baba bafite nawe bigenderamo oya ni ariko ni yakuza w'icyangugu ntabwo ari uw'Ikigali ntabwo ari wena aba filime ngatuye Mama G Beburaka umwe w'Iromba mu bacuranzi no umunyakiromba birazwi nabaje uhura wari ibijumba bikonje ngo wape mwana nakivuka se nabi abandi babindi kudutafari we ngo wamibindikaga inda keza rwose wajya n'imbores wacu wundi ucuranga ufite ijwi wajya ngacurangisha gahanga ukajya ngijwi riraturuka mu gahanga karani hashaho ni bores mvuze ntago ari hasha nabaze mutazanteranye kubwo ri hano nawe filime toujours Nyamiramba abantu imyaku yarabatashye barya rimwe ku munsi bakavuga ngo tugiye gufotura kumba agiye kuri ibya saa 6 nabyo byani mugoroba fotura n'abagatulika barafotura se ibintu byarakomeye barya gonge nike ariko ntibacura amafaranga ntabwo ari mwese harimo navuye kivugiza ariko ndavuga b'Inyamirambo